urupfu ariko urupfu we warakatiwe narwo Yesu yararupfuye mu cyimbo cyawe kugira ngo nubyemera ukurirweho igihano cy'urupfu. Niyo mpamvu Yesaya avuga ngo yashenjagura ibicumuro byacu ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri. Impamvu udafite amahoro ni uko uyashakira ahandi hatari mu gihano Yesu yahanwe mu cyimbo cyawe. Nawe ubundi wemeranijwe n'Imana ukemeranywa nayo ko nta gihano cyawe kigihari, k'icyo wagombaga guhabwa aricyo Yesu yahawe. Uyu munsi nawe wabaho ubuzima bw'udatinya urupfu nibwo ijambo ry'Imana litubwira. Ariko nimvuga urupfu ndaba mvuga urupfu rwa kabiri, ndaba mvuga koherwa mu nyanja y'umuriro n'amazu. Ubundi ntukagire ngo impamvu abantu batinya urupfu wagize ngo icyo batinya no kuva mu mubiri, hoya ntago ari cyo rwose. Kubera ko ibyo ngibyo nta n'amasegonda ngahe bimara, gupfa nyine umuntu arapfa akagenda. Sibyo? Gupfa ntabwo ari cyo kibazo, ahubwo ikibazo abantu bafite naho bazajya nyuma yo gupfa. Iyo umuntu atinya gupfa, ikibazo bafite naho agiye nyuma y'urwo rupfu, kubera ko mu by'ukuri urupfu nyirizina rwo n'irembo. N'irembo ritwinjiza iwacu ukuri. Bamwe bikabinjiza mu gushya by'iteka ryose, abandi iryo rembo rikabinjiza mu bugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu utari wakira Yesu, utari wizera Kristo wese muri bo harimo gutinya urupfu, harimo gutinya koherwa mu nyanja y'umuriro n'amazuku. Yesu rero yadupfiriye urwo rupfu kubera ko umubabaro wose twagomba kuzagira turi mu nyanja y'umuriro n'amazuku niwo Yesu yababajwe mu cyimbo cyane. Iyo mpamvu Yesaya avuga ngo Imana yashimye kumushenjagura, ngo Imana yaramubabaje, ngo Imana yaramushenjagura. Ni wowe yashenjaguriwe, yazize ibyaha byawe, yazize ubunyabyaha bwawe bwose, yazize kavukire yawe n'imbuto zayo zose. Aha ushobora kuba wireba ukavuga ati hoya ntabwo Imana yanyemera, ariko ari ibyo ngibyo nabwo wakibajije ngo kuki Imana yishe Yesu. Ubwo wirebaho ukareba ububi bwawe ukavuga ngo ubwo ndi mubinya ntabwo Imana yabasha kunyemera, ariko nabwo wagombye kwibaza utari ko se kuki byakunze ko Yesu nawe apfa kandi atarigeze akora icyaha. Uko niko nawe byakunda kugira ngo ube intungane imbere y'Imana, ntacyo gutungana ugize ute, ntacyo gutungana ukoze. Nuza kwirebaho ariko uhindukire urebe no kuri Yesu. Nuza kwirebaho uvuga ati nabi intungane ute, urebe no kuri Yesu wibaze ngo yahindutse icyaha ate. Uko yahindutse icyaha ataragikoze na niko nawe uhinduka intungane, ntabyo gutungana wagize ute, wakoze. Abantu benshi baravuga ngo Yesu yarabapfiriye ariko batumva icyo bisobanuye kuba Yesu yaragupfiriye. Kuki uvuga ko yagupfiriye ariko nawe ukumva ko Imana izakurimbura? Ubahakanye ko ari wowe Yesu yagize ute, yapfiriye, ubuhinduye ubusa urupfu rwa Yesu. Yaragupfiriye, yumve neza. Mvuze ngo umuntu yankoreye aba yakoze akazi nagombaga gukora. Mvuze ngo umuntu yamfiriye rero nabwo abapfuye mu cyimbo cyane, abapfuye kugira ngo ngewe ne gupfa. Yesu yaragukunze. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana yakunze abari mu isi cyane, bituma itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yesu yitwa umucunguzi wawe. Bibiliya ivuga mu Bakorinto ba mbere igice cya 1:31 yavuga ngo niyiduha kuba muri Kristo Yesu waduhindukiye ubwenge buva ku Mana, aduhindukira gukiranuka, aduhindukira kwezwa, aduhindukira gucungurwa, ngo kugira ngo uwirate wese yirate Uwiteka. Yumvikane neza. Yesu niwe waduhindukiye gukiranuka kuva ku Mana, aduhindukira kwezwa, aduhindukira gucungurwa. Kuki Yesu yitwa umucunguzi wawe? Umucunguzi ni umuntu uza gukora imirimo wasabwaga gukora ariko ukaba wananiwe kuyikora. Ikimana yasabaga umunyabyaha cyari iki? Rwari urupfu
kuko igiti yamubujije kuryaho yakiriyeho kandi yaramubwiye ngo nukiryaho no gupfa uzapfa. Yesu rero yaje kudupfira urwo rupfu aducungura muri rwo. Byumvikane neza, sibyo? Nuva mwese n'umucunguzi wawe wumva uburyo yagucunguyemo. Yagucunguye ku rupfu kuko niwe wasabwaga kugira ute? Kurupfa, arupfa mu cyimbo cyawe. Sibyo? Ariko si ibyo gusa, wanasabwaga gukiranuka kutagira inenge, hanyuma Yesu aza gukiranuka uko gukiranuka nyine. Aragukiranuka neza ku rugero rwuzuye 100%, ariko ari wowe akiranukira kugira ngo ariko uzabyemere gukiranuka kube kwawe. Ibyo gushakira gukiranuka mu masengesho, hari ukuntu Pawulo abivuga mu Bagalatiya mu bice 2:20-21, avuga ngo ntabwo nahindura ubusa ubuntu bw'Imana, ngo kuko iyo abagukiranuka byazanwaga n'imirimo itegetswe n'amategeko, ngo Kristo yaba yarapfiriye ubusa. Niba wumva ko hari ukundi waba umukiranutsi imbere y'Imana, mu yandi magambo Yesu yapfiriye ubusa, ngo biravuga ngo yapfiriye ibyaha byacu hanyuma azukira kugira ngo atugire abakiranutsi cyangwa se intungane. Yo wowe wumva nawe ko hari uburyo wakwigira umukiranutsi, ubushije ako kanya gukiranuka Imana yatuboneye muri Kristo Yesu, ariko ukabona avuze ko nawe wari kubyikorera niyo Yesu ataza gupfa ngo azuke. Bityo ukaba uvuze ko Imana yamwiciye ubusa cyangwa se ko yamuhoye nawe ibyaha bye. Ubundi icyo nicyo cyaha abantu bazagira ute? Bazazira ni ugupfobya urupfu rwa Yesu. Reka mvuge ngo nacyo cyaha Yohana avuga ko kizagira ute? Kitababarirwa. Icyaha cyicisha ni icyaha cyo kutizera. Icyo ni icyaha cyo gutuka umwuka wera, nicyo kijyana no mu rupfu rw'iteka. Byumvikane.